twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye kuneza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 15 Gicurasi 2025. Aha niho tujye guhura n'Imana duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cyakozwe n'intumwa umutwe wa 13 umurongo wa 13 kugeza ku 25. Bavuye mu kirwa cya Chypre berekeza muri Aziya, Paulo na bagenzi be bafatira ubwato Pafo bambuka bajya i Perge ho muri Pamfilia. Nuko Yohana atandukana nabo yisubirira i Yerusalemu. Bo rero ngo bave i Perge barakomeza bagera i Antiokiya ho muri Pisidiya. Ku isabato binjira mu isengero baricara. Nyuma y'isomo ryo mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abatware b'isengero babatumaho bati, bavandimwe, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda, ngaho nimuvuge. Nuko Paulo arahaguruka, amaze kubacecekesha ikiganza araterura ati, Bayisiraheli, namwe abatinya Imana, nimunyumve. Imana ya Isiraheli umuryango wacu yitoreye abasekuruza bacu, ibaha kororoka igihe bari abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Hanyuma ihabavanisha ububasha bwayo bukomeye, ibitaho mu myaka 40 yose bamaze mu butayu. Nuko imaze kwimura amahanga 7 mu gihugu cya Kanahani, ibagabira icyo gihugu ho umurage. Ibyo byose byamaze imyaka igera kuri 450. Hanyuma ibiha abacamanza kugera kuri Samuel umuhanuzi. Nibwo basabye umwami, Imana ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ku ngoma. Imana imaze kumuhigika ishyiraho Dawudi ngo ababere umwami, ari nawe yatanzeho icyemezo ati, nabonye Dawudi mwene Yese umuntu unguye ku mutima, uzakora ibyo nshaka byose. Mu rubyaro rwe nk'uko Imana yari yarabimusezeranyije, niho yakuye Yezu umukiza wa Isiraheli. Mbere y'ukuza kwe, Yohana yatangarije abayisiraheli bose batisimo kwisubiraho. Nuko ajya kurangiza ubutumwa bwe aravuga ati, ntago ndi uwo mukeka, ahubwo hari ugiye kuza nkurikiye, nkaba nakwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 89, tuzarimba iteka ryose impuhwe za Nyagasani. Nzarimba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nasanze Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutiza imbaraga. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegura umutwe kubera izina ryanjye. We azanyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Tuzaririmba iteka ryose impuhwe za Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 13 umurongo wa 16 kugeza ku 20. Muri icyo gihe Yezu yaramaze koza ibirenge by'abigishwa be, arababwira ati, ndababwira ukuri koko, nta mugaragu usumba shebuja, kandi intumwa ntisumba uwayitumye. Ubwo mumenye byo, muzahirwa nimubikurikiza. Simvuze mwese, abo natoye ndabazi, ariko ibyanditswe bigomba kuzuzwa ngo, uwo dusangira umugati niwe wanteye umugeri. Mbaburiye hakiri kare bitaraba, ngira ngo umunsi ibyo byabaye muzemere ko nduriho. Ndababwira ukuri koko, uwakiriye uwo ntumye ni aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi wakire Kristo, buri munsi wakire ijambo rye, buri munsi ubeho, ubeshejweho na Kristo, uhe mugati w'ubuzima. Hari imvugo igira iti, usuzuguye intumwa abasuzuguye n'uwayitumye. Muri aka kanya tujye kwakira intumwa z'Imana, kugira ngo twakiriremo n'Imana ubwayo. Iyo wakiriye neza intumwa z'Imana, ni Imana ubwayo wakiriye. Niyo mpamvu tujye kuzirikana ku ijambo ry'uno munsi rikubiyemo inyigisho y'uno munsi ryitwa ngo reception. Reception. Impusa n'ijambo reception bayita deception. Ibirori byinshi byacu bikunze kurangizwa ngo na reception, musabana, usangira. Iyo ako kantu gatajemo, abantu bataha bababaye, cyangwa iyo kagenze nabi n'ubundi abantu bataha bababaye. Niyo mpamvu
tugomba gukora ibishoboka byose tukishima. Reception akenshi bivuga ibyishimo, kwakira abantu, kwakira neza. Iyo wakiriye neza urishima, iyo wakiriwe neza urishima. Yamvuga igira iti igihugu cyawe naho bakwakiriye neza, naho uzajya bakakwakira neza. Icyo ni cyo gihugu cyawe, uzahagume. Abo ni bavandimwe bawe, uzahagume. Aho uzajya bakakwakira neza. Rero natwe turifuza amasomo aze kudutambukamo, kongera turebe aho tujya twakira abandi nabi, aho tubwira abandi nabi tukabuka nabi bigatuma bagenda, maze twongere twakire abandi. Kwakira abandi, kwakira neza abandi, n'iki giye guturanga uno munsi. Kwakira, iyo wakiriye umuntu, iyo wakiriye abantu neza, ni Kristo ubwe uba wakiriye. Ese ujya wakira Imana iwawe? Twige rero kwakira Imana iwacu, muri abo baciye bugufi, muri abo bavandimwe, abo duhura nabo. Iyo tubakiriye neza, burya ni Kristo tuba twakira. Nawe uze gusoza rero usoreze muri reception, winde kuzasoreza muri reception, winde kuzasoreza mu gahinda, winde kuzasoza ubabaye, aho uzasoza igize te wishimye. Kumvise mu isomo rya mbere ko habaye reception, uburyo intumwa zakiriwe, zikakirwa zivuga inkuru nziza. Kumvise aho bari kuzenguruka hose, bakirwa muri Korani rya Antiyokiya, nuko bafungura amarembo barigisha. Niba hari icyo mufite, amagambo mufite ashikaza imbaga, nimuze muyavuge. Ngo nuko Pawulo arahaguruka atangira gukora abigisha, ahereye ku byanditswe bitagatifu, amateka yo gucungurwa kw'abantu, amateka Imana inyuramo ikiza abantu. Nuko rero urumva ko amateka ashimishije, bituma abari bateze amatwi bishima. Kubera iki? Bumvise ijwi ry'Imana, bakiriye intumwa z'Imana, none intumwa z'Imana zibabwira ijambo ry'Imana, none iri koraniro ririshimye. Dusabe inema natwe yo guha karibu, yo kwakira neza abaza batugana, kuko ari intumwa z'Imana nyine. Kumenya gushishoza ku ntumwa z'Imana, maze tukabakira neza bakagubwa neza. Ni nacyo ivanjiri twibutsa uno munsi, Yezu Kristo amaze koza abigishwa ibirenge, aho abagaragariza urukundo. Nuko rero agakomeza ababwira icyo bisaba gukomeza kwakirana hagati yabo, gukundana hagati yabo. Uwakiriye uwantumye ni aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Amen, amen, amen. Kwakira intumwa ni ukwakira Kristo. Kwakira Kristo ni ukwakira Imana yamutumye, kwakira ubutatu butagatifu, kwakira Imana iwawe. Akenshi muri twe, akenshi dukunze kwivumbura, kwivovota, bitewe nuko tutakiriye neza abandi. Ibyo bigadukurira ibihombo, bigatuma tubihirwa, bigatuma imitima yacu ijya kure y'Imana, bigatuma dushwana n'abandi, bigatuma tutavuga rumwe n'abandi. Kubera iki? Habuze iryo jambo kwakira abandi neza. Akenshi usanga turi gutongana, akenshi usanga turi kuvuga nabi, akenshi usanga imirimo yacu yarahindutse igihe cyo kunegurana, igihe cyo gutongana, igihe cyo kuvuga nabi. Kandi cyakabaye igihe cyo kujya gute? Cyo kwakira abandi neza. Twige kwakira abandi neza, nibwo tuzaba twakira Imana. Iyo ukora umurimo wawe neza, uri kumwe n'Imana. Iyo ubana n'abandi neza, burya icyo ni ikimenyetso cy'uko nyine muri kumwe n'Imana. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndakunda Imana utarebesha amaso, bya n'ibya Yohani. Mu gihe mugenzi wawe ubonesha amaso ibigaragara by'umubiri utamukunda. Biradusaba rero kwakira abandi neza, aho uri abandi bakishima. Ibyo ukora byose bigatuma ko abandi banezerwa, barushaho gukuza Imana no kuyisingiza. Kwakira abandi neza, Yezu aratwibutsa ko ari ikimenyetso cy'urukundo. Kwakira abandi neza, kuvugisha abandi neza, kuvugana n'abandi neza. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire ngo arafite abana babiri, akaba afite amahoteli abiri. Nuko mbere yo gupfa yifuza kubaraga ayo mahoteli. Ngo bari abana babiri b'impanga, gakuru na gato, abaraga mu mahoteli kugira ngo bayabyaze umusaruro. Baragenda nyuma y'uko se amaze kwitaba Imana, baragenda barakora. Igihe kigeze ngo gakuru afunga imiryango kubera ko yari ari guhomba. Gato we arakomeza arunguka, ihoteli ya mbere ayibyazamo iya kabiri, utyo arakomeza atera imbere. Igihe kigeze rero gakuru ngo amaze kubihirwa, yigira inama kujya kugisha gato inama kugira ngo amenye impamvu atarafunga, akomeza kugenda ahubwo yunguka byinshi. Nuko ngo gato amuhereza inama ebyiri zatumye nanone atarafunga, ahubwo agikomeza kugenda afungura izindi hoteli nyinshi. Ati cyambere rero mukuru wanjye, nuko hoteli yawe uze kwisuzuma, uraza gusanga warahaye akazi abantu bize mate, abantu bize ekonomi, bize icungamutungo, ibaruramari,
biga gucunga ibintu ndetse n'amafaranga, ariko uze gushishoza uraza gusanga abantu bawe batazi gucunga abantu, kandi byose birajyana no gucunga ku buryo butatu: ibintu, amafaranga ndetse n'abantu. Koko Gakuru yisuzumye asanga abantu yahaye akazi muri ya hoteli ari abekonomiste, ari abazi gucunga nyine ibintu n'amafaranga, mu gihe kwa Gato abo yahaye akazi ari abize sciences humaines, ari abize gucunga abantu. Nuko Gakuru aba aratsinzwe. Icya kabiri Gato yamubwiye ni plasoma, imyanya ushyiramo abantu. Wafashe umushumba, babashumba baragiraga inka, ihene, abari gushyira kuri reception ngo bajye bakwakirira abantu. Nta kindi cyaje kirukana abakiriya, nuko nyine abashumba bagiye babatuka, amara kubatuka abakene ntibazongera kugaruka. We rero ufata abantu bize, abari gushyira hirya kure ngo bajye bagukora, aho kugira ngo ufate babandi bize bakomeye abari bo ushyira kuri reception kugira ngo bajye bakira abantu. Nge rero kugira ngo mbigereho nafashe umudogiteri muri sciences humaines uwize bikomeye cyane, uzi kwakira abantu, ni nawe mpemba menshi, ni nawe nashyize nyine kuri reception. Niyo mpamvu nakomeje kugwiza amafaranga menshi, ngwiza abakiriya benshi, ngwiza abantu benshi, kuko mfite umuntu bakira neza dogiteri. Koko Gakuru arebye asanga ko ari abashumba babandi babwira abantu nabi, abandi batukana, ari we yagiye ashyira kuri reception, kubera ko ngo niwe hembaga makeya. Biza kurangira abantu bari kubirukana bose, asigariye aho ngaho, hoteli ayifunga, nta bakiriya gifite. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akozwe. Ese wumvise impamvu uhomba gushyira mu myanya abantu bazi gucunga ibintu ndetse n'amafaranga, ariko batazi gucunga abantu? Gushyira mu myanya ahantu hadakwiye, ibyo byose bizatuma uhomba. Uzi kubana n'ibintu ariko utabana n'abantu. Uyu munsi no kwiga kwakira neza. Reka dusoreze ku bintu bitatu nawe biza kugufasha kumenya niba ujya wakira Imana iwawe, ujya wakira neza intumwa z'Imana iwawe, niba wari reception cyangwa niba ari deception. Icya mbere ugomba kwitondera ni ukuvuga neza. Imvugo nziza, ijambo ryiza ni umuntu w'Imana, n'ijambo ribi ni sekibi. Kumenya kwakira abandi neza ni ukuvuga neza, kubabwira neza, kutabatuka nk'abashumba, ahubwo kubatora ukabatonesha nyine nk'abantu, kubabwira neza. Icya kabiri ugomba kwitaho uno munsi ni amagambo mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavuze ati: nuva mu misa uvuye guhabwa Kristo bagakubaza ngo uvuye he, bagakubaza ngo impamvu uri kugenda wumbaritse nihe, uri kugenda witwaye neza, noneho habaye iki? Uzasubiza uti: ngwaye ijuru, ngwaye Imana. Iyo utwaye Imana uvuga neza, iyo utwaye Imana ukora neza, iyo utwaye Imana uritonda, kuko wakiriye Kristo. Icya gatatu ugomba kuzirikana niba ushaka kwakira abandi neza, ibiganza byakoze kuri Kristo, ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora. Umunwa wavuze Kristo, wumvise ijambo ry'Imana, ntuvuga amateshwa, ntuvuga amahomvu, ntugira akarimi karekare. Akaboko kakoze kuri Yezu, ikiganza ntabwo gikorakora nyine. Ukire n'akaguru karekare, maze ukareka ukakira Kristo wawe, kugira ngo Kristo aganize wawe akugire neza buri munsi. Uwakiriye intumwa ya Kristo ni Kristo aba yakiriye, n'uwakiriye Kristo aba yakiriye uwamutumye. Twige kwakira abandi neza, nibwo tuzagira ibyishimo, nibwo tuzagira amahoro yuzuye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.